Mwiriwe neza, tugiye kureba ukuntu twasha cup of tea cyangwa se kariya gakombe tunywesha icyayi muri solid work. Turaza hano file new part, okay. Turangiza tuza hano muri tree command, selecting a plane, front plane, normal to. Tuze muri sketch command, dufate line, center line, tuyishanye inyuze muri origin. Then select, dusubire muri command manager, dufate line, dushanye line, tuyikore relation horizontal, dusubire dufate line, shanye hano hasi, nayo dukore relation horizontal, tuza hano duhindure dimension, murabona dufite customer, tuyigire mmgs. Turangiza hano dusubira kuri undo back, command manager, dufate smart dimension, hano tuhahe milimetero 37 n'igice, then enter, dufate hano tuhahe milimetero 27, then enter, okay. Turangiza tuze kuri escape, dukorera dimension, dusubire muri command manager, dufate 3 point arc, shanya hano kugera aha, tu adjusting aho dushaka hano, okay. Then select, nayo tuye smart dimension, tuyihereze milimetero 150, then okay. Turangiza tuze hano nayo tuhaye dimension milimetero 75, okay. Select, turangiza tuze dufate iyi line, dukore relation, tuyigire vertical, okay. Nyuma tugaruke hano muri command manager, dufate line, tuze hano, then okay. Nyuma niturangiza twe existing sketch, tuze muri command manager, feature command, dufate revolution, revolve the boss base to revolving sketch, okay. Shobora kuza tugasubira inyuma back, twarangiza tukaza muri command manager, tugafata sketch fillet, dufate fillet ya milimetero 2, enter, okay. Selecting easy side, then okay. Twongere dukore exist sketch, command manager, revolve boss base to revolving sketch, tuza dufivule, okay. Murabona ko agakombe dutangiye kukabona. Tuza hano muri zoom, tuyirebere muri isometric, tuze turebe hano back side, tuyifate, tuze kuri tuyikirikeho, tuze kuri sketch, dusubire muri command manager, dufate convert entity, niturangiza dusubire muri feature command, tukirike kuri extrude cut, dukatinge milimetero 2, then enter, twemeze, okay. Turabona ko agakombe inyuma twagakatinzemo hasi, okay. Ako twagakatinze, tuze dusubire muri sketch, dufate feature, dufate fillet, ya fillet tuze duselecting la side ya inside, tufiletinge kuri milimetero 2, shiremo
rimwe n'igice milimetero. Okay, tuze kuri enter. Iriya fileti ntabwo ishoboka bitewe n'uko ari nini, dushyiremo 0 n'igice 0.5. Okay, twemeze. Turangiza tuze dufate ino top face. Command manager dukore shell command dukate kuri size ya milimetero 2, enter. Turangiza twemeze kuri yes. Murabona ko agatasi tumaze kukabona. Okay, noneho hano tumaze gukatinga, dushobora kuza kwa applyingaho fillet. Tuze muri command manager, fillet ya 0.5, dufate iyi side, then tuyongere tuyigire fillet ya 1, enter, then okay. Noneho agakombe tumaze kukabona, tugiye guteraho handle cyangwa se umukondo. Tujya gutera handle, turaza muri command manager, tuze muri reference geometry, to creating a plane. Tuze hano muri tugiye gutera handle, turaza ko turabona ko tumaze kubona agakombe. Tugiye gutera handle, turaza kuri front plane no moto, tuze command manager, dufate sketch command, dufate 3 point arc, turangiza dushushanye. Okay, then select. Turangiza tuze existing sketch, tuje muri command manager, feature command, tuze reference geometry, dufate plane, tujye ku creatinga. Turangiza plane, tumaze turebere muri zoom to fit. Shobora kuyikireya cyangwa se tukayireba muri isometric. Okay, ya plane tugiye gukereya, dushaka kuyikireya tugendeye kuri aka karayini twashanje, cyangwa se dufate iyi point. Okay, murabona ko plane yagiyeho, then twemeze. Ya plane yamaze kuba created, tuze dufate iyi plane tumaze gukereya, tuze no moto dushushanyeho sketch command, dufate center rectangle, tuze muri point. Okay, select to smart dimension, hano tuhahe milimetero 6, enter. Hano tuhahe milimetero 8, enter. Okay, turangiza tuze twongere tuyirebere muri isometric. Okay, existing escape kugira dimension iveho, tuze muri command manager, exist sketch, feature command, tuze muri sculpt boss base. Hano kuri profile and path, profile ya square tumaze gusketchinga, tuze hano kuri path, dufate ya line, turangiza tuze okay. Nyuma ya okay, tugaruke kuri ya plane tuyihidinge. Murabona ko kagakombe twakabonye n'umukondo. Noneho hano dushaka kuza tugahita tugatera irangi bitewe na kara dukeneye. Duselectinge kara, dushaka gufata iyi cyangwa iyi biterwa na kara.
customers cyangwa se umukiriya yifuza. Urabona ko ka gatasi twakabonye. Murakoze, nabakangurira gukora subscribe na like ku channel kuko igenda idufasha gusobanukirwa byimbitse ku bijyanye na SolidWorks tutorial mu Kinyarwanda, aho bigenda bifasha abanyeshuri bo muri level ya mbere n'iya kabiri gukoresha ikoranabuhanga ryo gushushanya bakoresheje computer cyangwa se CAD design. Murakoze, na session ikurikira.